sinigeze nanavuga n'ingingo z'ingenzi. Ngiye kukwibutsa ikintu gikomeye. Yego. Iyi radio ni yanjye. Ndakwirukana live mu kiganiro. Nubona nguteyeho muvuga Arsenal igihe ki amasaha yose kujya mu gihe cyose bino mugati va kuri ingi uzi ubwenge ndayivaho uzi ubwenge cyane rwose Ricard abaye threatened ariko nabikari ubwoba cyane yanze no kutubwira ingingo z'ingenzi yavuze ngo umunsi ngo turaganira ngo uko bije ngo nuko byizanye urabizi ko nabibwiye mu gitondo nari mbizi ko nshobora kubwirwa iri jambo Karenza akoresheje ububasha afite mu nyungu ze oneya abisilamu turavuga mashallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin abakristo ngo praise be to the Lord alhamdulillah 22 years bro 22 years ese yabwiye muri ko utari ufite icyizere uyu munsi byaje kugenda bite uri mwe mu bantu rwose twumvaga ko bigoye cyane Abdul nta cyizere kugeraho nta jezi ya Arsenal agiye nayo nagira nagaritse gura jezi mu myaka ariko no kubona jezi gukura byo ni ibindi bintu yayibona si ikibazo cya jezi yayibona yego turayibona kuri meza eshatu abasore benshi baba Nigeria iyi myenda nambaye mu byumweru bibiri bishize niye matchera niyo kapiteni wa Arsenal Martin Odegaard yari yambaye ntabwo ari replica niyo ya nyayo origin niyo yiyambariye ubwe urumva ikintu cyambabaje muri uyu mwaka kanyibabwira nasabye visa inshuro ebyiri zo kujya mu Bwongereza genda bizwa yisabye hari n'umuntu wanyerekeye by the way ambaza twatubwiye ko azajya kuri match Arsenal mubwira passport yanjye nanze kujya kuyikurayo kubera umujinya nagize urumva banyinye visa rero y'Ubwongereza agombaga byibuze gushaka akantu nambara kugira ngo nisanishe iyo ujya bari kuzatuzanira jezi original rwose byibuze ariko nta kuntu Abdul Sene visa arayibuze visa yo kujya he mu Bwongereza yo kujya kureba match cyizere nari mfite nta cyizere nari umva reka nange Karenzo no kugeza out ku muntu reka nange shout out ku bantu okay umuntu wa mbere nanga shout out to magaze kinyarwanda shout out to my girl Nabs in the United States of America man you're a Manchester United fan but you always prayed for us to win the league. Shout out to you, we made it, you know. No mushti wanje umusomali w'umunyamerika umufana wa Mani ariko season yose yaravugaga umva umufana wa Mani benshi ko batwanga se umufana wa Mani yo urameza ate ko numva twifurizaga ibintu byiza kandi ubundi that's weird kumva umufana wa Mani twifuriza gutwara igikombe ntabwo ari benshi ye minsi na we narigoga Karenzi ye nawe narigoga ne kumwe narigoga nakwizigira n'abandi banyamakuru hano mu Rwanda turimo turaganira ku na Jarike n'ibintu bya Arsenal na Mani yewe nubwo nkunda Arsenal ariko ntabwo nanga Mani cyane nyine ku rwego ruhambaye cyane harimo nkarigoga yarambwiraga ngo urwego nanga Arsenal sinjya na posting yarambwiye ngo ibintu bya akazi kanza ku postinga nta nubwo nagakora yarambwiye ngo nanga Arsenal ku buryo aho kugira ngo Arsenal twari igikombe Mani yamanuka uko yambwiye nakwizigira banga Arsenal cyane abakunzi ba Man United njye rero nawe yanjye nubwo ntakunda Mani ariko ntabwo mfata umwanya yitekerezaho cyane kurusha uko ntekereza ko Arsenal urafana Mani benshi bamara umwanya banga Arsenal cyane kurusha wakunda Mani ntabwo nzi ukuntu byaje ko igikombe dutwara batwangiriye iyo Arsenal datwaye igikombe aba ari igikombe cya Mani ubwabyo baragiserebura barabyishimira ba Botrons the league bakaba umufana wa Mani wambwiye ngo kugira ngo ase nibe yatsinze na Mani ibe yatsinze zose zatsindwa kuko yishima kurusha ase no yatsinze wari gogo wavugaga akubwiraga gutyo Lorenzo niwe mu masaa 5 z'ijoro n'igice yambwiraga ngo nka ku myaka yawe koko ni gute wafanya Arsenal kandi datwara ibikombe how comes ikipe iteruka igikombe mu myaka 22 ishize ku myaka yawe ntabwo ukizi ntabwo wigeze ukibona bagitwara imyaka yose wayifanye kubera kidatwara ibikombe ibintu biravukanwa through the veins through the blood bakubwira ngo my heart will leave you forever ntuzakuvaho tuzahora guri Arsenal gutwara igikombe yagiherukaga mfite imyaka 3 n'amezi 4 Karenzo umukunzi wa Arsenal yitwa mu China
nawe yari yaretse kugura jezi twajya tugura jezi twembi rwose nawe yari amaze imyaka 2 yaretse kugura twe twarihebye arifuza ko jezi yinda Arsenal azambara nshya yisezo ngo arayifuzamo yaguhaye inka ngo wanga kuyicyura ntago nanze uwo n'umwenda ugufitiye yatinze kuyicyura watinze kuyicyura kosora imvugo watinze kuyicyura iriya mfura ntago yamenya watinze kuyicyura ahora biganya byarabiganya rwose arabyijuje ndabikosora ariko arifuza ko jezi Arsenal azambara muri isezo ntabwo ashaka kuzayigura mu duka arashaka kuzayimuha mu biganza nka gift uti arashaka gusubira kuri jezi uti n'urucaba kandi urabona ugira imyenda myiza cyane urayemerera umucayi n'ubwo arabyumva ku bafana batigeze bata icyizere Sam Karenzi number 1 mushiti wanjye Elia Patro Elia ariko Patro twavuganye ko Patro Elia nagegeza cyitizere yahoraga bimbwira Patro twavuganye umufana yitwa Mukombozi umva barambwiye kuva cyagihe ukibimbwira nyiva muri Esket umva tuzatwara igikombe igihe twatsinzwe na Bournemouth na Man City Patro Elia Mukombozi umva tuzatwara igikombe jewe ntabwo nigeze na rimwe n'icyizere ntabwo nigeze na rimwe mbona dushobora kubura igikombe ntabwo nigeze na rimwe mbibona wowe tubwire mbere y'isezo twe tumaze imyaka 3 kare tuba abakabiri nge ntabwo nabonaga turi butware igikombe nta nubwo nabonaga twongera kwa bakabiri mbere yo kwisestangira ko ntabwo abo wakabiri forever ariko ejo dutwaye igikombe nasuye muri mu mibare ndeba imbuga zigarura wa mugani hari ibintu ubona bimeze nka destiny bagarura uburyo Arsene Wenger kuva 9 na 2 yabaye wa kabiri imyaka 3 ikurikiranya birangira ku mwaka wa 4 atwaye Premier League ariko kumbwira ko ibyo bintu byagombaga kugaruka gutyo neza nka script yanditse neza cyangwa ngo nabyumvaga ko ngiye nkunda Arsenal ariko hari ahantu byageze nge mbona Arteta ntabwo yatwariye bavuga ngo n'umutoza mwiza wazamuye urwego rw'ikipe ko saison ya mbere yayisanzemo yabaye wa 8 saison ya mbere donc ari umutoza mushya Arsenal saison ya kabiri yatangiye yabaye wa 8 saison ya gatatu yabaye wa 5 saison 3 zikurikira wa kabiri iyo ni progress igaragara ariko abatoza tuzi bashobora kugira iyo myanya ntibatwara ibikombe namufataga muri abo ntabwo yatwara Premier League wamuzana we namusaba imbabazi arayitwaye bravo ariko ntabwo bivuze ko erega tutora abakunzi ba Arsenal kare hano turimo kuya ariko muri tukunda ariko abantu bihangana mu buryo butandukanye ikipe zose zigira plastic fans ntabwo kosora imvugo ntabwo turi plastic fans kutizera Arteta ntabwo yatumye icyizere cyacu kigabanuka when to matter the most aho byari bikomeye cyane ubona yuko agomba kubikora niho yagutabaga mu nama West Ham ikabirangiza Southampton ikabirangiza iri gushiri kumanuka igikombe ukabukivuye byari byarabaye too much ntabwo ari kuba plastic na mu bintu byashimishije ejo bundi uko na Man City yagiye mu mibare yo bita ngo imibare y'Amavubi mureka turebe ngo Arsenal ngo ko yanganye cyangwa ngo ariyo mibare duhoramo nyamaje Everton ngo reka ngo turebe ngo ko yanganya cyangwa yatse felicitation ku muntu wese ukunda Arsenal ku isi reka duhere ku mukuru w'igihugu wacu cyane rwose ni umufana wa Arsenal yigeze rimwe gukora commentaire iri negative ni kera igihe cya Wenger Wenger ari mu minsi ya nyuma nibwo nibuka umukuru w'igihugu yakoze comment avuga ati biragaragara ko hakenewe impinduka nawe avuga nyine nk'umukunzi w'ikipe wabaye ariko ku gihe cya Arteta yamye ayiri inyuma ayiryamyeho cyane umukuru w'igihugu ntabwo yigeze na rimwe ayiva inyuma yayiryamyeho arayishyigikira bikomeye felicitation rero kuri we njye nagize amahirwe muri uyu mwaka ushize turi kuwusoza ngira ngo nibwo nayivuganyeho nawe ndumva umukuru w'igihugu yandika avuga ko akeneye impinduka muri Arsenal ndumva ari mu ntangiriro za Arteta oya hari Wenger ndabyibuka cyane yari Arsene Wenger kandi urabizi ko yari inshuti ye nyamara mukurikira yari
akavuga se ko Arteta yahindurwa Change ariko ntabwo yaba ari umutoza. ntabwo yigeze nushaka ubirebe kazu ibyo byose birahari ubisacinze wabibona ni igihe cya Arsene Wenger mu myaka y'ahubwo ngira ngo isoza niba ntibeshye ariko wabona ari nabyo reka ndeke ku mu ntangiriro za Arteta mu ntangiriro za Arteta za muri Arsenal akora iyo comment ndumva ari igihe cya Arsene Wenger pe cyangwa se wenda cyangwa unayemeye ni ku bwawe Unai 2018 imbere ya Arteta imbere ya Arteta ahubwo icyo gihe iyo nkuru yakiriwe n'ibitangazamakuru bikomeye mise nshaka link ndayibona yabivuze mu kwezi kwa gatanu 2018 nibwo yabivuze urumva rero Arteta ntabwo yari yakageze muri equipe ya Arsenal ni cya gihe nyine Arsenal yari mu miferege bimeze nabi cyane igihe cyabaye ngira ngo hanyuzemo na Frederick Ljungberg imikino mikeya birashoboka ariko nyine nawe hari igihe yageze asa n'ubakibura so felicitation kuri we ni umukunzi wa Arsenal wakadasohoka reka bari we duheraho hanyuma abakunzi ba Arsenal bose aho bari ku isi twarababaye igihe kirekire twabwiwe amagambo y'urucantege hari mushuti wanjye witwa Ndamage kamusuhuze ni umukunzi wa Man U cyane ariko iyo Arsenal yatakazaga kubona ibitotsi byabaga bigoye arastressa kugeza aho wumva wamubroka cyangwa ukagira kimwe n'abandi bafana benshi ba Man U niko bameze ibyishimo babuze mu ikipe yabo babiboneraga mu gahinda Arsenal Patrice Evra niyo mpamvu ntabakunda magambo ya Patrice Evra atangira kuvuga ngo ni Netflix next season ngo tuba tuzi ko biri bugende uziko namwandikiye kuri Instagram kuruduba sana nahise mwandikira wandikiye Evra wandikiye ubwira ngo agomba kuba yandikiwe n'abantu benshi nariyo Ferdinand ubwayo bimwibukije iyo Ferdinand namusabye kujya gusaba finally Netflix is over urumva Patrice Evra yaratuzonze ewana ari amaselfie izina video ze z'amaselfie umuntu bita Patrice Evra umuntu bita John Obi Mikel yarababaje muri iyi sezo Obi Mikel yagufite igitego kimwe muri Premier League amateka Premier League yose igitego yavuze amagambo akomeye cyane kuri Arsenal uyu mwaka avuga ko ni nagitwara kutunyega kwa Haaland yaratunyeze kugeza nejo bundi badutsinda kuri hari video ya Haaland hari video ya Rodri nawe yaratanga ngaho reba nanuza ngo tubura mentality ngo dufite ikibazo cya mentality ngo nta mentality y'abantu Rodri nawe bamburaga imipira nimugoroba nkadahari umuntu bita Haaland nawe ndeba video ye ejo bundi badutsinda 2-1 hari indoro yakoresheje nyine yo kutunyega avuga n'amagambo yo kwihenura iyo video ifatanye na video ya Declan Rice avuga ngo it's not done yet abwira Odegaard ati ntago birarangira Haaland abanyuraho barebera ku rutugu arabanyega cyane so mana sinzi ko ari ibintu twavuga umunsi umwe ko bimaze imyaka 22 ariko vraiment umusportif wese ku isi akwiye gufelicita Arsenal twarabikoreye twarabikobokeye twararize twarababaye igihe niki ngo twishime urabona na David Bayinga ntaduhaye felicitation nawe yatuzongaga Bayinga ndetse felicitation nabikije David Patrice Evra made in Rwanda kabisa ndawe umusportif nyaki nawe nuko yavuga yakoreshaga amagambo mabi cyane yagira amagambo y'ishinyo yigeze kuvuga ko turi ibikarito niyo ngo igikarito kirimo ubusa igikarito kigwira umuntu kirimo ubusa kigwira umuntu akavunika sinibuka amagambo Bayingana yaratuzonze umuntu bita Bayingana Man kabisa byaha dukuze abantu bitwa ba Amoni Jado dukuze ari gupostinga ngo dore ngo amakarite mu ndo nayo imituku ngo Arsenal bagomba kuyiha ngo ntibayihe ngo donc ngo risezo bayifavujemo cyane ngo congratulations ngo ariko hari amakarite batabahaye baratuzonze twarabaye
twahuye na pressure igihe dutakaza imikino myinshi harimo n'uwa Man City ikatwegera waratekerezaga wakwibuka ko ari Guardiola ugufashe ugahita wumva isi kuguye hejuru. Kazungu akavuga ati Arteta ngo hari uburyo yabivuze ngo Guardiola ngo yasohoye niba ari imikaka niba ari inzara, urabona ingwe uburyo isohora inzara iyo ishaka ngiye kwica umuhigo, igiye gufata ngo izi nyamaswa z'inkazi ngo zisohora inzara cyane ariko zigiye gufata inyamaswa ikomeye igora. Donc azisohora bitewe n'icyo ntabwo cyajya gufata izisohora bitewe n'icyo igiye gufata, ntabwo yajya gufata urukwavu ngo isohora inzara cyane. Oya ariko intare mu gihe ifata imparage cyangwa se imbogo isohora nibikoresha inzara nibwo isohora inzara cyane. hari uburyo bivugaga rero Pep yasohoye inzara nkavuga nti uburyo twamumenyereye birarangiye. hari aho nabonaga ko nyine atakoresha imbaraga ze, ariko nibwo bwa mbere nijoro nabonye ko afite ubwoba. Wabibonye yatuje yicaye. nakubwiraga hano ko Pep kuko yarebaga akavuga ati iyi mashini nyitsindwa natoje nakoresha imbaraga nyinshi nkuko bisanzwe nkatsindwa byaba ari ikibazo ahari cyane. ahitamo kuvuga ngo ninsinda ntahagurutse cyane biragaragara ko n'ubu nari nizeye ariko bamaze kumutsindaje no guhaguruka ariko yahagurutse biranga. Bournemouth yatanze ubutabera kuko niyo yadutsinze idutesha icyizere ituma abantu babona ko tutari seriye ku gikombe, ariko abantu ntibabonaga uburyo ikomeye. Bournemouth irakomeye, ifite umwataka witwa Evan Nelson, ifite umuntu bita Ryan, ifite Krupi watsinze, ifite abakinnyi beza, ifite umutoza ukomeye cyane umutoza ukomeye utaraza n'umutoza na Arteta uzomanga cyane ukirimo barabanye agomba guheruka gutsindwa mu kwa mbere. imaze imikino y'uwa 17 ngira no 17 idatsindwa mu idatsindwa. urumva yikarifiye Burayi mu mateka yabo ku nshuro tsinda nabo bibabwiriye ndababwira nti iyi ntabwo iki si ikibazo cya Arteta, iyi ni shampiyona ikomeye irimo amakipe akomeye, irimo abatoza beza na Guardiola match ntazatsinda Bournemouth wabo, ntazatsinda Everton wabo. Ibyo nabivuze kera cyane, nari mfite icyizere cyinshi cyane kandi niko byagenze. bikwereka urwego rwa shampiyona. Ariko iriya yari prediction iri bold kuko nuwavuga ko twabonaga Guardiola azatsinda imikino ye karenze ntabwo amurenganya. Guardiola amaze imyaka 10 muri Premier League. Is a serial winner. Guardiola yabitweretse inshuro nyinshi. Guardiola umutoza gutsinda kuri pressure, yabikoze imyaka myinshi muri Premier League. Igikombe yaruka kudutwara duhanganye yitwaye kuri journée ya nyuma. Yasabwaga gutakaza nibura agakora draw, twe dusabwa gutsinda. Yaratsinda natwe turatsinda, adutwara igikombe turusha 2. Reka musubize inyuma. Igikombe duheruka guhanganira. Naho kose kuri Klopp yamutwaraga ibikombe. Yego. Guardiola umuntu wavuga ngo azatsindwa, natekereza ko azatsinda Everton agatsinda Bournemouth bavuga atsinda Aston Villa agatwara igikombe. Muribuka ko ari ntabwo wandeganya kare. Yabitweretse muri igihe Klopp yagize amanota 96 buri gikombe. Cyane. Barakubanye kugeza ibaza ikipe igiye 96 kaburi igikombe cya Premier League. Guardiola ni umuntu utinya. Oya urumva Arsenal atwaye igikombe ifite amanota 62. Bikwereka ko sezo yabaye mbi ku makipe yose. 82. Ngira ngo Leicester ni iheruka kugitwara ku manota make, ngira ngo 81. Leicester urumva ni ikipe ntoya nayo yatunguranye. Amanota nayo ngayo ku ikipe nka Leicester, ariko bikwereka ko nandi makipe atagize sezo nziza kuko Liverpool yari yatwaye igikombe yagize sezo mbi, hanyuma ikipe ya Man City nayo igira sezo mbi. Arsenal mu by'ukuri sezo yatangiye ari ihabwa amahirwe, abantu bose babyemeranyaho kuko nyuma yo kwirukana Edu Gaspar ntago bamwirukanye, yagiye muri projet ya Nottingham ya Marinakis, ariko kuzana Andrea Berta asa naho yaje azi neza aho Arsenal babara, ahatera umwotso cyane azahazi abari hashyira umwotso.
Arsenal isaza mu kwezi kwa kane yarazi yarabizi. neza ko bigora Arsenal kubera ikibazo cya squad Mwunganira urebye mu Karenzi, myaka uzi itatu ko Arteta ari we wahisemo Berta Eh, Arteta niwe wahisemo Berta Arteta yarafite niwe ijambo bagishije inama Yeah. Afite Arsenal ijambo. yasazaga mu kwezi kwa kane byari bizwi ko ari ikibazo cya effectif kuko Effectif. wavunikishaga Saliba ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru bibiri sezi kagaruka kabirarangiye. ikipe ikaba yavuye ku gikombe. wavunikishaga Bray Jesus sezi kabirarangiye Nakai Magalhaes sezi kabirarangiye ariko kuri iyi nshuro Margaesh yaravunitse hinka kuri iyi nshuro Arsenal ikinnye imikino ya nyuma ya Champions League na Champions idafite Julian Timber yari biye ryifatizo muri defense ya Arsenal yanabuze Gabriel Margaesh imikino myinshi hinka Cyane. yakina none ubu ku mwanya wa Saliba yarabuze Muskera arahakina Cyane. umukinnyi utarabuze ni Rice na Raya gusa oya umwanya wa oya noneho kuri iyi Declan nshuro Rice na Ryan. kuri iyi nshuro Ben White avunitse twaravunikishije na Timber iyo ni nimero kabiri yacu akina imikino ingahe hagiyeho Ntabwo mwibuka Mosquera ko- akinnye match ya ntabwo mwibuka Burnley ko neza umuntu bita Mikel Merino ubundi wasimburaga Rice agatuma aruhuka yavunitse guhera mu kwezi nyina kwa kabiri Yeah. kugeza ubu erega na Saka amaze igihe Nibwo ari yaravunitse magana. cyane nuko utabonaga Saka yagarutse mu kwezi kwa kane Bukayo umukinnyi ngenderwa wa Arsenal agarutse mu kwa kane yavunitse amezi hafi atatu urumva so Andrea Berta yaraje yotsa ashyira umwotsi aho ikibazo cyari kiri kuvuga ngo imikino yabaga myinshi abakinnyi bakaremererwa bakavunika bamara kuvunika ekipi igahita igwa hasi bikarangira byitiriwe Arteta ariko mu by'ukuri Arteta nk'umutoza njyewe nk'umufana sinzi defo ya Arteta ntayo nabonaga niba ari umidefandire dutwaye shampiyona dutsinzwe ibitego 29 ari na mu penalty mupira zikoze uri izinze modern. na rouge mu mupira uri modern uretse igihe cyaba Mourinho cya 2005 atsindwa 15 burya Arsenal icyenda ngira ngo na 7 n'umunani igeze gutsindwa 17 nayo muri sezo yose ariko umupira ugezweho ubu ngubu biragoye kutinjizwa ibitego ni amakipe make ashobora rekord ya Chelsea ubu ntabwo hatsindwa ibitego bitanu muri sezo ntabwo hatsindwa ibitego 15 muri sezo 15 muri sezo ntibishoboka ntabwo bibaho ntabwo amakipe byabaho yose arakomeye umupira abantu barawumenye amaproje ni nan menshi beaten urebye umupira ni No, siyansi. muri shampiyona Ubu ngubu ni zikomeye siyansi. nan beaten ntishoboka ntabwo bidashoboka wisanga ufite amarushanwa menshi ukisanga ukeneye kuruhura abakinnyi ntabwo wakinisha ekipe yawe A sezo yose ufite Champions League ufite champion ufite amakupe abiri y'imbere mu gihugu ushobora gukina udakeneye kuruhura abakinnyi uraruhura ure na Bournemouth yasaze igutsinde Cyane. uraruhura ure na Aston Villa igutsinde Burnley yamanutse ntiwakorana ishobora beaten kugukubita. cyane ntiwakorana beaten ntushobora gutsindwa ibitego bike muri sezo ibyo ntabwo bikibaho ariyo mpamvu nidutwara Champions League turadukoza agashya none unbeaten ako murakibuka kandi igikombe kizaba kiri gold ahubwo kigomba kuba kiri gold Ako kariya kantu ni koko nabibuze. unbeaten Bayern ntabwo yigeze gutwara hariya Champions League idatsinzwe oya Iyihe se? Ah, ejo bundi baheruka bibiri na yatsinzwe muri makumyabiri group stages mfite icyizere cyinshi ko na Champions League tuyitwara kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ko nabonye ari kunywa champagne nyinshi se bari abahungu oya nta kibazo aracyari ariko iminsi ni Aracyari retrante iminsi. ni bari kuntera retrante ubwoba abongereza turaziranye hariya nta basana Declan Rice na ba Marizelius Skele hango bishobora kuzarangira nka Palace ntabwo 38 bazakina Oya. ejo bundi Bazabaruhutsa. baracyarimo iminsi ariko si iminsi 10 ibura aka ba kanya Domani na ba Madueke na ba Gabriel Jesus bazabaruhura Ya, ya. zibashiremo hangova ntimwatuguye ko imara iminsi ibiri reka tubwire wowe ntabwo kage nakishije itara yikubitamo boyiro reka dusesengurire hangova hango bari iminsi ngari aho ngomba ngo imara iminsi ingahe mu mubiri imara iminsi ibiri ikayigushiramo gisingi somaho pe urumva rero harabura icumi nahoze mbona abasesenguzi bahaga amahirwe Arsenal yo gutwara Champions League babishingira ku kintu cyo kuvuga ngo Arsenal imidefandire yayo irakomeye cyane kuvuga ngo uburyo badefanda kubatsinda igitego muri open play nicyo kintu kigoranye cyane ubu ngubu bivuze ngo Paris Saint-Germain izastruggle kugira ngo ishobore gutsinda igitego Arsenal kuri Cyane. finale mu mukino ufunguye si bya bindi bya Bayern by'ibitego 7 mu mukino 9 biragoye cyane icya kabiri kuvuga ngo urebye imikinire ya Paris Saint-Germain umutoza amaze iminsi abyiga ariko baravuga ngo ntahe n'ibyibuha ngo ari Umunsi kwitoza w'isoko. ngo ari kwitoza gukina umukino ikintu bita set pieces
set piece ariko ngo no gushyira imbaraga ku bakinnyi ba Arsenal nyine bari physical cyane ba Declan Rice arimo kubatoza kubakina man to man nyine kubagora ku mbaraga ziri physique komba physique ngo abitwa ba Joao Neves na ba Vitinha ariko noneho komba physique ya Arsenal igaragara cyane muri box kuri set piece corner afite abakinnyi benshi bagufi Zaire Emery Joao Neves bose ni abakinnyi bagufi ba Nuno Mendes bose ni abakinnyi bagufi muri mu makoroneri Arsenal nibona koroneri nyinshi biragoye ko yabura igitego muri Paris Saint-Germain kandi nta nubwo bafite umuzamu bavuga ngo ukomeye Donnarumma wadukuyemo ubushize bavuga bati rero Arsenal rirayikire kubona igitego muri Paris Saint-Germain kandi iyo bizayigora kuyibonamo igitego indi mpamvu ya kabiri ni uburyo uyu munsi Arsenal groupe yayo iri relieved ubu nta pressure nahoze mbwira abantu mbere yuko mwinjira mu kanya barimo gutegura trophy parade nubwo mwabonye Emirates yuzuye imihanda ishobora gukuraho record zose barimo parade ya Arsenal barimo baripanga ku itariki 31 nibukiye bwa Champions League final nidutwara Champions League kubera iki bayishiza parade ya byombi kubera iki bayishiza kuriza hamwe ibikombe nidutwara Champions baragira ngo trophy parade iravuna cyane mu byukuri ntabwo washyira mbere ya finale ngo barashaka kurekipera nibura kuva iyi weekend yinjiyemo abakinnyi bagiye gutegura match ya Crystal Palace bayikire nyuma yo bahita batangira kurekipera ntabwo ufite match muri weekend ntiwakora parade muri iki cyumweru kiriya kindi kizaba cyo gutegura finale gusa so baravuga ngo nituyitwara parade izajyana byombi Champions League bahita bayigurya noneho nibatanayitwara ngo nta kizahenuka trophy parade ya Premier League izaba ngombwa izaba twabonye amakipe agenda bikora menshi n'ubundi gatsindwa kuri finale kugakora parade ya champion ibyo rero Arsenal iramutse bitwaye byombi karenze debo nimagina ibintu turimo kubona internet nimugoroba Twitter ya crashings cyane kohereza tweet bikanga itwaye byombi yo parade ya Arsenal ibintu byabaye nijoro kuri Emirates wagira ngo ni trophy parade bamwe bambaye amapinjama baragenda barahuzura baturitsa ama fireworks London yari yazimye Arsenal gusa ariko ngiye nkoze na Arsenal niba mwarabonye match ya Arsenal na West Ham murayibuka ejo bundi ngiye ndabona bizaba ari copy paste kuriya no kuvuga PSG izabiri gukina nka Arsenal of course ari ifite umupira Arsenal yabaye compact wibuke ko West Ham yabonye chances nyinshi nuko itabaye clinical ni kuriya bizaba bimeze Arsenal izaba compact kuriya icungire kuri counter attack ishaka set pieces ku mupira imyumvire ya Enrique n'imitoreze ya Enrique ntabwo wagira possession wakinnye na Enrique ntabwo bishoboka ni kuriya bazaba compact Enrique azatwara possession tudefendere mu kibuga cyacu yego amahirwe make tubonye tunagira imipira Jokers nuko abikoraga no kuri match ya West Ham ahubwo ndibaza na Martinez azayikiniriya match kubera speed baje bundi Enrique yaravuze ngo samateka ngo nta mateka nakoze urumva Enrique yaravuze ngo ntago nkoze amateka gutwara nakoze amateka gutwara Champions League amateka muri Paris Saint-Germain zakora no gutwara ebyiri zikurikirana gutwara imwe narayitwaye ahandi nta nkuru irimo ariko gutwara ebyiri niyo mateka bivuze ngo nawe hari pressure ariho yo gukora ariko ibuka Arteta we amateka ari bukore araba ari n'uwa mbere muri Arsenal mu mateka ya ibyo Wenger atakoze bivuga ngo Wenger Arteta nabikora kugeza ubu natwara Champions League azaba baye all time in Arsenal azakorerwa ikibumbano ikibumbano uruhande rwa Thierry zibagiza abantu Arsene Wenger Arsene Wenger ibyo yakoze tuzabimushimira ariko Arteta azaba musigiye gani dutwara Champions League uziko tuba dufite yari yabise ngo bazaba bitwa ngo babaye zinango unforgettable kuko mbere bari invisible ubu ni unforgettable dutwaye Champions League dufite na Ballon d'Or contender ubwo ngubwo bizaterwa n'igikombe cy'isi kuko na England nabwo uhita ugira umukara urumva Declan atabariyo nese abakinnyi bacu beza mu gikombe cy'isi Declan Rice mu gikombe cy'isi yazaba ari mu gikombe David yazaba ari mu gikombe cy'isi Declan Rice agira defo Gabriel Brazil agira defo imwe gusa nta mibara afite ariko ntabireba cyane Rodri afite ingana no muri Arsenal uyu munsi Raya ari imbere ye
none se umukaseri none buragiye se Rodri yatwaye Ballon d'Or afite iyi wibutse ikintu Raya ari imbere ye ku imibare mukinnyi wa sezo none se umukaseri agiriye imibare itari ya Rice Luka Modric yari afite iyi Luka Modric aha 2018 ariko hari urabona nk'ibintu yakoze kuri Real Madrid sezishize biri ukenera kubirepeta kugira ngo ujye muri iyo deba ya Ballon d'Or nyinshi recovery zikora mu kibuga uburyo udefend uburyo ukina ni byiza ariko birenzeho imibare kuko niyo ikuvugira. Rodri ntabwo ari gutwara Champions League ariko yatsinze igitego kuri final ntabwo ari gutwara Ballon d'Or. Dufite uyu mwaka dufite ibikombe byinshi kuri final hari igikombe cyiza kuko ukeneye cyokora nk'ubu kuri final utwaye agakora ikintu agatsinda nk'igitego kuri final byawe goye. reka nkwereke niyo atagitsinda Arsenal yitwaye Champions League ubwongereza bagatwara igikombe cy'isi ubwongereza bagatwara igikombe cy'isi uzicyaba yakwisanga hangane ndavuga bishobotse byashoboka igikombe cy'isi abongereza bari mu bafavori yabahanganye na Harry Kane akamurusha ko yatwaye Champions League umukandida wa Arsenal yajya imbere ya Harry Kane yayitwara niyo scenario ibishoboka ariko ubu ngubu Champions League na Premier League ariko mubare watanga umukandida cyane wa Ballon d'Or David Raya nk'uko bivugwa ashoboye kuba umuzamu wa mbere muri Spain which is most likely nubwo Unai Simon ariko niyo bafavoriza cyane mbona ariko heruka Raya ndumva yarabanje mu match enye barazigabanya yarabagabanyije Uraya nibwo ameze neza nubu azabagabanya Raya muri sezo esheshatu amaze mu Bwongereza eshatu muri zo abaye umuzamu w'umwaka muri sezo esheshatu atwayemo Golden Glove eshatu ni gute ataba umuzamu wa mbere wa Espagne? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Aba-Espanyol udakina iwabo hari ukuntu batakwemera neza ariko nta yindi mpamvu ikwiriye gutuma Raya ataba umuzamu wa mbere wa Espagne. Bose babisobanura iti ikipe akenera irakomeye kurusha Simon atwaye igikombe cya champion ari kuri finale ya Champions League afite impamvu rwose zituma ari ubo wa mbere mu gikombe 18 zishobora kuba 19 kuri Crystal Palace zageze kuri Burnley zishobora kuba 20 rero kuri Palace ntabwo byumvikana uburyo atagomba kuba umuzamu kandi abaye umuzamu wa mbere wa Espagne ifite amahirwe menshi kurusha Ubwongereza kugera kure mu gikombe cy'isi. Numwe mu bafavori bakomeye bafite abazamu babagira Espagne Lamine Yamal yatwaye La Liga Lamine Yamal yatwaye La Liga kandi Espagne itwaye igikombe cy'isi Lamine Yamal yatwara Ballon d'Or nta nubwo azagikina neza je ntabwo nabisobanuriye azanagitangirira hagati Karenzi aravuga ko Raya bamuha Ballon d'Or Espagne itwaye igikombe cy'isi ari uri mu izamu yatwaye Champions League Manuel niwe yatwaye byose ariko just ko ari umuzamu ni Manuel niwe ariko ari muri abagiye cyaba Messi na Cristiano reba Pierre witwa Lamine Yamal ari gukorerwa yatwaye championnat y'ubwayi irakomeye cyane Champions League ni Real yayitwaye ni Real yayitwaye niyo mpamvu bayihaye Cristiano ariko nabyo wabibaza yatwaye ikisi ariko buriya biroroshye kuyiha Rice Ballon d'Or uyihaye watwaye Champions League Karenzi ngereka nkuhereza impamvu Rice ashobora twatwaye Champions League Rice agatwara ikisi cyangwa akagera finale Rice urimo uribagirwa buriya imibare y'umu box to box midfielder barebera kuma interception urumva afite ama interception niyo mpamvu ubona bamuhaye man of the match nyinshi nta gitego na assist ariko bareba contribution yawe mu kibuga. Ikindi ni Umwongereza uzi PR y'Abongereza ariko se niba ari Umwongereza ko ejo bundi bagihaye Bruno Fernandes icyabanditse ariko trust me PFA barayiha Rice PFA bazayiha wo muri Arsenal barayiha Rice ariko hari ikintu barayiha Rice rwose hari undi muntu murimo muribagirwa dutwaye Champions League Brazil nubwo yasubiye inyuma igatwara ikisi Gabriel Magalhaes nta muntu wabahanganiye Magalhaes biragoye ariko afite kuko afite amanota menshi ariko Brazil biragoye kuri Brazil yararangiye Brazil nta kintu wayize n'igikora gashizagira kimwe cya kabiri uburyo baserebura kora ubwo niba ari byo avuze abantu baserebura guhamagara Twibuka na Saliba Reble igitwaye ubwo nawe abafite amanota kandi ifite amahirwe menshi Reble iyo ni umufavori
ubundi reka twibukiranye abafavori ni bande mu gikombe cy'isi hari Espagne uwa mbere ni Ubufaransa hari Ubufaransa abo nibo babiri ba mbere hari nk'icyo ushobora gutekereza kuri Argentina ndafite amahirwe menshi ko ari defending champions ngo ntabwo umutekereza na za Portugal ziri inyuma hagati y'Ubufaransa na Espagne na Portugal harimo imiti izagitwara mu dufite ni Declan Rice ni Raya uri muri Espagne ariko nanone Espagne ngitwaye ndi kumwe na Lorenzo rwose Lamine Yamal ibintu twabona ntibibaho ntamuzamba ntabwo bishoboka Lamine Yamal iyi sezo yagize imibare hano wakwibuka Raya ariko se cyambere ari ikintu uhita wibwira Kazungu Lamine Yamal yabaye wa kabiri kuri Ballon d'Or iheruka bikwereka ibimenyetso kandi imibare yakoze muri iyi sezo iruti ya sezo ishize reka nkorohereza Espagne yagera finale se Yamal atagaragara ntabwo bishoboka Lamine Yamal ni upasa cyane niwe byose ntabwo muri muzamu wamutekereza ntwana mwibuka ni nko kuvuga ngo France igiye finale wabakomba padahari oya ariko Kazu byaterwa n'uruhare rwa Yamal nanone ntabwo Espagne buri gihe oya ni ngombwa uruhare ari mu mvune Yamal ari mu mvune kuko n'amajonjora atazayatsinda niyo yatangira knockout stage rero iheruka y'ikinya afite imyaka 16 batwaye batsinze Ubwongereza yabanzaga mu kibuga yari ibintu byose kuri Ballon d'Or ndumva nomination ya mbere yabaye wa munanera kuri iyo Ballon d'Or nomination ya mbere muri umwaka wa yarari muri top 10 yese aza muri nomination kandi ari umwana muto ruhinja ya kabiri yese wa kabiri nomination ya hisaba wa kabiri kandi afite ibitego bike cyane iyi season nibwo afite ibitego byinshi yatwera liga yakoze double yongerewe igikombe cy'isi Lamine Yamal erega ntabwo bareba kare bareba na class Yamal ni superstar n'umukinnyi w'umustar ya n'inyungu z'ubucuruzi barazireba ari no kugurisha nyuma ya Messi na Ronaldo bakeneye izina ntabwo itwarwa n'urukiko ntabwo Ballon d'Or biratungurana Ballon d'Or biratungurana ushobora kubona Al Nassr itwaye shampiyona oya Piara uzi Piara